Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko ibyo u Rwanda rwanyuzemo atari inkuru gusa ahubwo ari impuruza ku ngaruka zo kurebera urwango rukaganza ubumuntu. Ibiro yabivugiye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yitabiriye amasengesho yo gusabira icyo gihugu cyangwa se azwi nka National Prayer Breakfast kuri uyu wa kane Pasco Buhura. Korwa ngarukamwaka cyitabiriwe n'abantu bagera mu bihumbi 3,500. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yerekanye uburyo urwango rushingiye ku moko rwimakajwe n'ubuyobozi guhera mu gihe cy'ubukoloni kugeza ubwo rwagushaga u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yabwiye abitabiriye aya masengesho ko aka karengane kakorwaga umuryango mpuzamahanga urebera. Aha Perezida Kagame yerekanye ko jenoside yakorewe abatutsi nta somo yatanze ku muryango mpuzamahanga kuko ibikorwa n'imvugo zihembera urwango mu baturage bikomeje kugaragara mu karere biyobowe n'abanyapolitike bagamije inyungu bwite amahanga arebera. Yongeyeho ko ku isi hose hakomeje kugaragara gucamo abaturage bice mu bihugu by'ingeri zose. Yibukije ko jenoside ishobora kuba igihe cyose abaturage batakaje icyizere cy'ahazaza ndetse n'iyo batagishoboye gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Perezida Kagame yagaragaje ko u Rwanda rwahisemo ubumwe n'ubudaheranwa hubakwa igihugu kizira ivangura. Ibi byagezweho nyuma yo gukura u Rwanda mu nzara z'ubutegetsi bw'igihugu bwari bwarimakaje ivangura. Kuri Perezida Kagame ngo ababohoye igihugu ntibigeze bemerera abantu kwihorera kuko bagombaga gusenya uruhererekane rw'ubugome. Icyifuzo cyo kwihorera cyari kinini cyane. Nge rero nk'umugabo w'ingabo nakumiriye ayo marangamutima ndetse ngera naho nsaba abofisiye b'ingabo nari nyoboye kurekeraho gukomeza kunyereka ibyobo rusange byajugunywemo abantu. Ntitwashoboraga kureka abantu ngo abe ari bo bihanira. Twagombaga guca umurunga w'uruhererekane rw'ubugizi bwa nabi, ahubwo ubwo bushake bwo kwihorera tukabuhinduramo gahunda y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge. Aya masengesho ngarukamwaka yitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo abagize guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abagize inteko ishinga amategeko y'iki gihugu, abahagarariye ibihugu byabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abadiplomate bo mu muryango w'abibumbye hamwe n'abayobozi b'ibigo by'ubucuruzi byo muri Amerika no mu bindi bihugu. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda.